nongeye kubasuza aba VIP muraho murakome mwagize icyumweru cyiza. So uyu munsi wa VIP mfite message nziza, mfite video nibaza kuri utizindi video zose. Iyi video ni video cyane cyane ku bantu bakiri batoya ni yanyu ndetse n'abantu bose bashobora kuba bagikorera abandi, bango ushobora kuri mu kazi gasanzwe ukora undi muntu ariko umunsi umwe wifuza gutangiza business yawe. Mu gihugu nk'iki nka Amerika ngo abantu bane ku 10 basike bashaka gutangiza business zabo ku ruhande. No kubera yuko tugeze mu gihe ugomba kugira ikintu witangiriza ku ruhande. Abantu benshi barambaza, ese ni gute natangiza business yanjye, ni gute nakora ibi? Kandi murabizi ko kuri icari byo bintu tuvuga kwiteza imbere, tuvuga kuntu watangiza business, tugana ibintu bitandukanye kukuntu ushobora kwikorera kwitangiriza business. Ariko uyu munsi nagira ngo banze kuvuga video, ese wowe muri urategura kuba wakwitangiza business umunsi umwe, wowe utegura inzira kuba waba entrepreneur cyangwa se rwiyemeza imirimo, ni ibihe bintu 8 ugomba kuba urakora uyu munsi bigutegura kugira ngo uzabe entrepreneur. Rero tuzakuganira uyu munsi, ariko rero abagoma nanjye bakeza ku musozo ndababwira abantu bari Burundi, abantu bari mu Rwanda ko mushobora gutsindira amafaranga, ndetse n'abantu bari muri Amerika no muri Canada ko mushobora gutsindira Bitcoin. Rero tuzakuganira uyu munsi. Let's go. Dreams to reality, think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Nkuko nari maze kubabwira aba VIP, tukaba tugiye kuganira wowe ugikorera abandi ni ibiki ugomba kubura kora kugira ngo umunsi umwe ube entrepreneur utangire business yawe. So abatari babizi rero, abariho barareba icano bwa mbere ina aba VIP TV, tugana ibyo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. Nkaba ari financial coach. Please subscribing mugumane natwe, haba mukomeze mukora ibiganiro nk'ibi ngibi. So ikintu cya mbere ugomba kubura kora, ugomba kwiga gusaving amafaranga. Ni cyane cya mbere. So ntushobora kuzapfa ubaye rwiyemeza imirimo cyangwa se entrepreneur muzima utazi kubika amafaranga, udatekinga care y'amafaranga winjiza. Ugomba kubiyazi neza, icyo ni ikintu cya mbere. Ugomba kubuza sohoka, hanyuma kandi ugomba kubuzi amugenda ushira mu tuntu dutandukanye. Abavyeyi bitwe dufite a rule cyangwa se ikintu tugendera. Uvuga ngo niba ukora 2,000, 3,000 cyangwa se 1,000 ku kwezi, byibuze 60% ajye mu bintu byo kubaho, kurya, kunywa, kwambara, imyenda cyangwa se ahuba ibintu ukeneye bya buri munsi, harimo rent n'ibiki byose. 60%. Hama byibuze ugerageza saving hagati ya 20-30%. Uya saving harimo na investis. Nubasha kubasha gusavinga no kuinvestinga 30%, 10% risigaye nakubwira iki, byo ni iryawe ryo kujya hanze ukaryoherwa. Ariko rero niba amafaranga ukeneye y'inzu yo kubaho arenga 60%, akagera muri 80 kuri 90, aho rero ushobora no kureka kujya kwishimisha. Shaki ni ikintu gitangaje gusavinga amafaranga. Niba uri umuntu ushaka kuzaba entrepreneur umunsi umwe, ugomba kumenya gusavinga amafaranga. Ugomba kumenya a skill yitwa delay gratification. Bivuga ngo ibindi bintu abantu mungana, abandi bantu bashaka, abandi bantu bamugenana, community yawe irakora, ugomba kubyirinda gatoya kubera ko ufite goal yo gushagera ku kintu. Abantu benshi muzi story yanjye nuko nakoze ubuzi bwinshi, mba mu modokari saving ifaranga ryose kuko nari mfite goal umunsi umwe yo kuzabasha kuba entrepreneur. Hanyuma umaze kuba entrepreneur, ufite business ikuzanira amafaranga, then ushobora kurekura gato yukongera ukaryoherwa. Ariko rero gusaving nicyo kintu cya mbere ugomba gukora niba uritegura kuba entrepreneur. Ikintu cya kabiri nicyo nakwita sense of urgency. Sinzi ko nagisobanura neza mu Kinyarwanda, mu cyenda ko ndapfa kugerageza. Ni ukugira wa muriro utuma ukora ibintu nta muntu bikubwiye. Muri kino gihe ubona abantu benshi cyane abantu bakiri batoya n'iki n'abantu abantu bameze ntibakigira ingufu zo gukora ibintu. Abashanga umuntu mu motive, abashanga abona ikintu kiri hanze kimubwira ngo akora ibintu, cyangwa se ko ufite boss kugira ngo ukora ibintu, cyangwa se ko ufite umubyeyi kugira ngo ukora ibintu, cyangwa abantu benshi ngiye bajye bambwira ngo wambereye umumenta ngo hanyuma ukajya unsunika ndashaka kunsunika. Ntabwo ushobora kuba entrepreneur ukeneye umuntu ugusunika. Ugomba kuba ufite umuriro indani ukumotivating. You have to be self motivated. Ugomba kugira sense of urgency, ukavuga uti no, uyu munsi ugomba gukora ikintu kandi nkakirangiza. So iki ni ikintu
gishobora kwerekana ko umunsi umwe uzaba umu-entrepreneur. Kubera ko rero nkubwiza ukuri mu isi ya business uba wenyine. Ntabwo ugira abantu benshi ngo baze bakwankuraje, ahubwo abantu benshi baba kugira amashyari bagukurura hasi. Benshi baba bashaka aba competitors baba bashaka ngo bagukureho ahubwo wowe upfe. So ruvuga ngo rero ugomba kuba ufite umuriro indani utuma ugira sense of urgency indani muri wowe, ukavuga uti ngomba kubyuka umunsi nkakora ibi, ngomba kubyuka umunsi nkakora ibi, ukabasha kwisunika. Ugomba kugira icyo kintu. Niba ushaka umunsi umwe kuba entrepreneur kandi gitangire kugikora uyu munsi, shiramo umuriro. Icya gatatu, ugomba kuba byibuze washobora gukora amasaha 80 arenga mu cyumweru. Abantu benshi mwebwe mumenye gukora kuva saa 7 saa 11 cyangwa kuva saa 2 saa 10 ukaruhuka. Aho nkubwiza ukuri, niba uri umuntu udashobora kubasha kubakora amasaha 80 90 mu cyumweru, biragoye kugira ngo wabuzaho umu entrepreneur umunsi umwe. Si ukubeshya. Kandi ndabizi ko ibyo atari bya buri muntu wese, ariko niba uranyumva ushaka umu entrepreneur mbaba runyumve. Kubera ko uri umu entrepreneur yugitangira business, hari gihe ngombwa ko mwaka wa myaka 2 ukora amasaha 80, ukora amasaha 100, ugakora ijoro n'amanywa kugira ngo byibuze business yawe bashe gutera. Ko business igitangira imeze nk'uruhinja, ugomba kwigaburira, ugomba kuba uhari, ugomba kuba uri kumwe nayo igihe cyo cyose. Kandi gukora simba ugomba kuba urakora unyeganyega no gutekereza. Hamwe ujya kuryama ugatekereza business, ukareba ukuntu wabikora, ukareba ukuntu wakora strategies zitandukanye, innovations zitandukanye. Nuvuga ngo reka mbaye test abantu murandeba. Gena ukazi kawe ubashe kuba wakora amasaha 80 ageze ku 80 hagati ya 80 n'ijana. Urebe niba ubasha kubishobora. Niba umubiri wawe utabishobora, biragoye kugira ngo umunsi umwe uzabe umu-entrepreneur. Njya mbwira abantu benshi mperuka kuryama ngasinzira neza igihe nakoreraga abandi bantu. Ariko ntangiye kwikorera cyane cyane ubu ko mfite business 2-3, ntabwo sinzira. Ndakora amasaha menshi. Hari witwa Muri muri Shark Tank yavuze quote nziza cyane yaranejeje ngo abantrepreneur n'abantu babasazi ngo who avoid working for 40 hours ngo to work 80 hours but for themselves. Ngo abantrepreneur n'abantu babasazi ngo badashaka gukora amasaha 40 bakorera undi muntu, ariko bagakora 80 ndetse n'ijana bikorera. Kubera ko bashaka iyo freedom, kubera ko bashaka iyo control. So niba utabasha kubikora, njye mbona abantu benshi bakiri batoya tukaganira umuntu uri yankamera ngo ngiye mfite akazi kamwe yafite nkora amasaha 40 50. What are you doing? Genda ushakisha akazi ka kabiri. Genda ugomba kuba ufite byibuza amasaha 80, byibuza amasaha 80 mu cyumweru niba umunsi umwe ushaka kugira ngo uzabe financial free. Ikintu cya kane ni kubuildinga network cyangwa se kubuildinga contacts, kugira abantu. Iki ni ikintu kiri ngombwa. Ugomba kugrowinga muri skills za relationships. Iki ni ikintu gikomeye. Iki ni ikintu gikomeye bare mu nyumve cyane. Abantu benshi bajya bamara se gaye nihe nakuru mu mentor, nihe nakuru mu investor, nihe nakuru mu kino, nakuru mu. Uyu munsi technology iriho nicyo gihe kintu cya mbere cyoroshye muri kino gihe kuba basha guconnecta n'abantu. Nivuga ngo ntacyo ushobora kuzagira utatangira building networks ubungubu y'abantu bashobora kuzagufasha. Ugasanga wa muntu n'uguha information utaruzi. Ngiye nkubwiza ukuri, nkimara kwimuka nkaza kuba ahantu hitwa mu cyaro na buildings network y'abantu benshi bafashije mu bintu bitandukanye byose bya real estate. Ibintu byose nzi nageze uyu munsi ni networks na buildings. Ushaka kumaze se ni gutuzi building. Uyu munsi dufite Facebook. So ugiye kuri Facebook, Facebook afite ama groups y'aba landlord mu gace kawe, bakaba real estate investors. Hari website zize cyane yitwa Eventbrite. Aho uri hose muri Amerika no muri Canada ushobora kuyijyamo, ugashiraho umujyi wawe, ugashiramo impuzu ushaka, ugasanga hari conference igiye kuba mu karere ka ukagenda. Ugiye uramutsa abantu, ugahura n'abantu, ugahura real estate investors, ugahura n'abantu batandukanye, mukabasha kumenyana, muga connecting. Kubera ko umuntu uzi abaza undi muntu ushobora kuzakufungurira umuryango. Iki kintu cyane nkaba ngira inama abantu bakiri batoye. Umunsi wose nzibagirwa ndi mu ndege ndiho ndava, actually sinzi state nimwe naro ndavamo, ndiho ndataha. Hanyuma nze nicaye n'umugabo mu ruhande rwanjye, hama umugabo n'umupapa w'umusaza. Hanyuma nze ngiye mfite écouteur ndiho ndareba movie. Hanyuma turagendera amasanga, ariko umupapa ubona byamwishe, ankuraho arambwira ati wakwima gatoya. So nkuramo gatoya, turaganira, turaconnecting. Sanga umugabo ni muri real investor, ariko yabaga Boston. Ariko ampa a company nzahamagara ngeze hano muri Maine. Iyo company mu company bashe kumfasha kugira ngo mbashe kubona umuriro wanjye wa mbere twakoranye. Ni gitangaza. Arangije arambwira ngo abana bikigiye muri kino gihe ngo musikiye mugenda mucometse ibintu mu matwi muri wa movie ntimuganire n'abantu. Byaranyigishije cyane. Hashize imyaka myinshi abimbwira ko byaranyigishije. Uyu munsi abantu bakiri batoye bari mu telefone, bari mu ntuza, ntiba paying attention kuri conversations. Ariko nyamara wa muntu mwari mwicaranye mu ndege, wa muntu mamugenda bara ni contacts cyane cyane mega muri mahanga. Zeni contacts zishobora kubageza ku kintu gikomeye. Ubungubu
mu building contacts. Umuntu wese uje imbere yawe mubaza icyo akora, mugira iki, make sure ubusiness izo contacts. Ikintu cya gatanu, ikiri kintu nirwo mvuga buri munsi ariko ndabasabye mu cyumve neza uyu munsi. Ugomba gukunda kwiga. Ugomba gukunda kwiga no gukunda gusoma. Umugabo witwa Jim wavuze ngo formal education, ibi tujya mu ishuri ukajya muri primaire, secondaire na university, ngo can only make you living. Ngo byo byagufasha akazi bisanzwe. Ngo ariko self education will make you a fortune. Ngo ariko bya bintu wigishije usuye mu bitabo ugiye ku bandi bantu bijyanye n'ubuzima urimo bwa business n'ibiki byose, ngibyo byo bizakubakira ubutunzi bwinshi. Iki ni kintu abantu benshi batumva. Abantu benshi bakazagambira ati nje nta mafaranga ndabona ngo ntangire ngura inzu, nje nta mafaranga ndabona ngo ntangire nkore business, cyangwa se ntabwo ndakora ibi nibi. Ariko nicyo reko umuntu urakora ubu ngubu mu gihe urakora undi muntu wagomba kuruhuriga, wagomba kuba urasoma. Niba ushaka kujya mu by'amazu ugomba buri searching ku bintu by'amazu. Niba urashaka kujya muri business runaka ibintu by'imyenda, tangira researching kuri ibyo bintu. Niba ushaka gukora ibintu runaka, tangira researching hakiri kare. Umugabo w'umuhanga baramubajije ngo what is luck, aravuga ngo luck is when opportunity meets preparation. Ngo amahirwe ngo ni igihe opportunity cyangwa se ikintu cyaje kimitinze iki gihuye na preparation. Umuntu uri prepare, umuntu uri huriga. N'abahingiro nyinshi cyane. Rwose deal yanjye ya mbere nakoze nayikoze mu buryo butari conventional, mu buryo buri twita creative real estate, ariko nuko nari maze igihe mbyiga kandi nkiri umukozi nanyikora abandi bantu. So ni byiza kwiga gusoma. Abadakunda gusoma ngo hari audible, ushobora kumva igitabo ugenda utwaye ukagenda wiyongura ubumenyi. Iki ni ikintu gikomeye niba ushaka umunsi umwe kuba umu-entrepreneur. Icya karindwi rero ni ugushaka umu-entrepreneur ukiri hungry, wabasha gukorana nawe cyangwa se ukamukorera ari ukamwigiraho. So impamvu mvuze ngo umu-entrepreneur ukiri hungry ni ukubera iki mvuze icyo kintu. Nuko je mfite mentors benshi mfite n'abantu bagize mu rundi rwego. Mentors banjye n'abantu bafite imyaka 70, 60 n'ingahe. Duke n'abantu bamaze kwachivinga ibintu byinshi, baba multi millionaires ku buryo ashobora kuva kwa mbere kugeza ku gatanu ajya gukina golf kandi ntagire ikibazo gishobora kuba. So umuntu nk'uwo ni byiza kumugira ariko ukagenda ukamugisha inama kugira ngo kwigishe wisdom, akwigishe icyo wakora long term, ku strategizing imyaka 5 imyaka 10 ya business yawe. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Naje kumenya ko ibyo bitahagije kubera ko bene abo bantu ubu ngubu bagize mu rundi rwego ku buryo batakibuka uko bakoraga bangana nanjye. Ariko byageza ntangira gushakisha abandi bantu bameze nkanjye bafite imyaka 30, 40, 50, bamwe bagitangira business bakinyotewe, babandi bashaka kuvuga bati nintarara nicaye business yanjye yafunga. So bene abo bantu ni byiza kubagira, ukabigira abantu bakishonje, abantu bakinyotewe. Uyu muntu mwigiyeho ubasha kumenya ibyo arakora ubu ngubu, hanyuma nawe ukabasha kumenya ibyo wakora. Iki ni ikintu gikomeye. Ikibazo abantu benshi, abantu bishobora kumaza sinda bakura hegael, aba bantu rero kora ko bagikora cyane ntago babasha kuboneka, ntago babasha kubona umwanya wabo, ntabwo uri free. Bibaye ngombwa urabariha ariko uvuga uti reka uyu muntu mwigireho. Ije ngicyo ni kindi kintu nabonye gifite akamaro. Ikindi kintu cya nyuma rero aricyo umunane cy'uyu munsi nza gusorezaho ni ukwimenya ubwawe. Ugomba kwimenya muri kino gihe ukavuga uti ese ni izihe mbaraga zanjye, ni izihe weakness zanjye, ni izihe nagize. Se ndi umuntu ukunda ibintu by'imibare cyangwa umuntu ukunda ibintu byo gukoresha amaboko. Se ndi umuntu ukunda iki, ni iki ngewe kinyorohera mu gukora. Ndi umuntu ukunda kwicara ngatekereza cyangwa umuntu ukunda kugenda ngakora. Ndi umuntu ukunda ibintu bya computer cyangwa umuntu ukunda ibintu byo kugenda hariya nkabana n'abantu nkaramutsa abantu biki byose. Ugomba muri kino gihe neza kumenya icyo nakwita kuba be self aware, ukamenya weaknesses zawe ndetse na strengths zawe. Iki ni ikintu gikomeye. Ese uri umuntu wabasha guhinduringa pressure, ibibazo. Uri umuntu wabasha guhinduringa risk. Kuko kuba umu-entrepreneur afata ibihumbi byose 50 yari afite cyangwa 30 cyangwa 40 akagenda akabifata akabitangiza business mu kwizera gusa ko business ejo izakomera. So iyo risk harimo abantu benshi batayishobora, harimo abantu badashobora gutekereza iyo risk kubera yuko bitewe n'igihe bagezemo cyangwa se nuko just baremye. So ahangaha hari ahantu ugomba kubanza ukiri ukavuga uti ni izihe ntege zanjye, ni izihe ntege nke zanjye. So iki ni ikintu gikomeye kubera ko bihita bituma utangira kumenya abantu mwakorana bakomeye aho woroshye cyangwa se boroshye aho ukomeye kugira ngo mubashe guforma equipe nziza. Iki ni ikintu ngena nakoze. My partners n'abantu bazana ibintu kuri table ngiwe ntashoboye. Iki ni ikintu cyiza cyane. As an entrepreneur ugomba kumenya yes kuba confident ni byiza, kuri byose ni byiza, ari ukabashuka no kumenya intege nke zawe kugira ngo ubashe kumenya kuzapanaringa n'abandi ba VIP. So VIP ndabizi ko ndangije navuze ibintu byinshi, ibintu 8.
ibi bintu 8 nziko neza hari bamwe muri mwe bavuze muti ngiye mfitemo 3 mfitemo 4 mfitemo 6 birashoboka kugira ngo ugire byose ariko ndabizi ko atari by'abantu bose ndabizi ko atari by'abantu bose ariko abantu bose kuri isi ntabwo baremewe kuba entrepreneurs hari irindi jambo ryitwa intrapreneur abantu nka ba Sam Walton batangije Walmart batangira aba intrapreneur abantu nka ba Steve Ballmer bakoranye na Microsoft Bill Gates wa Microsoft bakaba aba billionaires bose n'aba intrapreneurs nago baraba entrepreneurs ako n'aba intrapreneurs namushaka ikiganiro kugira ngo mbabwire noneho itandukaniro hagati y'umu-entrepreneur n'umu-intrapreneur muzambwire ntibakorere ubutaha kuko hari abantu benshi bashobora kuvuga muti jewe gaye ibyo nasanze ntari umu-entrepreneur ariko ndashaka kumenya se umu-intrapreneur we akora gute ninde ni gute wabasha gutera imbere so ibyo nabyo dushaka kuza biganira ubutaha ariko VP nabemere tugiye gukina umukino kugira ngo mutsindire amafaranga so turashaka guha tugiye kujya muri nuza y'icyumweru so uyu munsi video isohokera nyuma y'iminsi 7 tuzareba batsinze umuntu mu Burundi uzabasha gukwiza like 100 nuvuga ngo ucommenting kuri video projet yawe ufite aka business ushaka gutangira hanyuma mu rushanwa ufate uhereza abantu bose comment yawe babashe kwilikinga umuntu uzakwiza like 100 mu minsi 7 ivuye hano w'i Burundi azatsindira $150 the same thing uzabasha gutsinda mu Rwanda wazabona $150 hanyuma uzabasha gutsinda muri Amerika ndetse no muri Canada azabona bitcoin y'amadolari $150 kandi uyu munsi bitcoin yongereye agaciro so kuvuga ngo iyo niyo ntuza yawe so wandike comment uyohereza ahantu hose ubashe kugira ama like 100 nyuma y'iminsi 7 so iyo ngiyo niyo ntuza so ufite ama groups menshi arimo ufite inshuti nyinshi ashobora kuzatsinda mbere y'abandi mwumve ntago tuzaha abantu bose bakwije ama like 100 ako tuzaha umuntu wa mbere i Burundi wa mbere mu Rwanda wa mbere muri Amerika wakwije 100 imbere y'abandi so VP ndabakunda cyane God bless and again niba mushaka kugira ngo tuzaganire tuvugane byinshi kuri business kukunwa kwiteza imbere kunwa budgeting kunwa kuri byose bitandukanye no kujya kuri website yanjye www.gake.com ukabukinga umwanya tukabasha kuganira hanyuma aho ubutaha mukomeze mugire dreams nyinshi niba wabasha kubona n'amaso yawe umunsi kuza bifata ubishire mu mufuko wawe God bless bye bye